King nk'ubu ngubu mumaze iminsi mutari kumwe sibyo? arahari Ariko iyo mumaze iminsi mutari kumwe kubera hari ubwo agenda akagaruka nyine ari mu bintu by'akazi sibyo? yeah. Iyo King agarutse akaza nyine ubizi azashushe nyine anashuka byatara akavuga ati wana nje nkumbuye umugore wanje wana uwo munsi mukora amatura ngahe uratangiye umva nkubwira we niwe na King ntabwo tujyana hantu tujye Safi yakuraga ngahe hari ikintu ukumbura kuri Safi kavuga ati ikintu nari gikumburaga kuri Safi Madiba Pay ubwo niko kantu keza rero wari ubonye imbaza kintu kumbura Jedi ubwo rero ngo urashaka umva Jedi ngo nakubajije ngo ikibazo ngo cya Safi ngo n'umugabo wawe ngo twe kambanza nzimye mbanze nkureho ndazimiriza he awi Algo duwabaye oya nga barebe bazodi barebe nguko ako duwamugani buriya bintu wankoreye buriya koko wamugani biri katolika umva ngiye guhita njya mu mazi icyuya kiraje kandi njye kwidumbura mu mazi kariya gatimba wari wambariyemo indani wagakuyemo yesu we nagakuyemo gute hasi wambaye iki nambaye bikini oya hari ikiboro wari wambaye kireba gifite nk'agatimba nagikuyemo nyine wese kire kitwereke tureba aho ngaho kurana hano wazi nose n'ishati nose ari kukijyana mu mazi kati kirebe se kandebe noneho hagarara turebe bikini ukuntu usa muri bikini ndakuyemo none ako byose nako tangiye ubuturage uri umubyeyi kuzajya oya reka ibintu by'ubukeya muri mu mazi ni hashushe oya nawe narakubwiye ibi bintu ntabwo yari wowe waguye mu mafaranga utaka hakabaye harimo uwundi mugore umuntu utinya kujya kutwereka bikini Judi mubaza akabazo k'amatsiko what's up Judi yes Raka ko bohereza amafaranga mu Rwanda ubu ngubu 1,100 1,100 aka kanya kwihe nimero turimo turavuga ngo we nimero ndimo ndavuga ubu ngubu ndashaka ko wohereza 1,100 ngo we nimero buretse abantu dore bari banze kuzaho abantu dore bahise baza baruzi tubwira abantu bawe Judi ntabwo dukundwa kimwe ubu bananirwa ariko nawe bagomba kugukunda ariko baragukunda bagakabya kuko ubu nge ntabwo bari bajeho hariho nimba ari 50 abantu barankunda kandi mbishimira Imana uretse ko nutankunda aranje hari umuntu ubona akavuga ati uyu nguyu ntabwo akunda Dumba ubwo se kweri ugawe wewe I know Judith abantu barankunda hari noneho hari abantu bankunda banyanga noneho abo ngabo noneho nibo nkunda cyane yego rata ndagushuje ati suza uwo mubyeyi nanjye ndabikirije hari bamwe bavuga ngo ndacyanga ariko ndagikunda menshi
kavuga ati sindakigenza gute n'icyanjye hari abandi bankunda rwo gupfa reba ukuntu nkunda noneho ureba abandi bantu Judy Nese ubundi gukwanga harunda kunda du barumbwira umuntu kwanga niba hari undi muntu akunda ba baba bahari ariko baba bafekinga urumva ariko du narabibonye koko ari abantu baza bakagushuka wowe ushaka kwipima ko uri umuntu ukundana sibyo ngwino urebe Duma ndebe unyitegereze wumve ibintu mvuga nuhava urakaye menya ko uri umuntu mubi exactly yeah undebe ntundebere umunota umwe ngo ugende ushobora kugenda utabonye neza ndebera nk'iminota nk'itanu ndimo ndivugira ibintu mba ndimo ndivugira uhavuye umutima wawe wumva ko ukirakaye ufite inuza menya kuri icyana kibi kukeneye kugenda baguhambe kabisa ngaho reka ngwe nimero ushireho 1,000 ndabishyiraho du ngerabwe mungiye gutwikira umuntu ndabishyiraho azirongazi ariko nanjye reka mbanze mvuge icyari cyanzanye oya buretse gatoya banza ushireho amafaranga kuri iyi nimero ndayashyiraho dori ndayashyiraho kandi ndakwereka ntuzi gusa ngewe nakubeshya du ngewe ntabwo nzi ntabwo nakubeshya umbwiye ko ariyo mu Rwanda se ariko abantu baguma basigaye bampamagara bambwira ngo naguteje abantu ngo nakubajije ngo ikibazo ngo cya Safi ngo n'umugabo wawe nguko ako duwamugani buriya bintu wankoreye buriya koko wamugani biri katolike umva ngiye guhita njya mu mazi icyuya kiraje kandi njye kwidumbura mu mazi kuko wambaje ubu ugiye kongera umbaza ibibazo bimbaza ibyuya kandi mba nshaka kumera neza akangura umukobwa oya nta bibazo nkubaza ubu kubera ugiye no gutama umuntu i Kigali hari umwana reka ndeke kubivuga cyane ndabikubwira urangiye kumutamo nkubwira ikibazo ukemuye uri urabukemuye ikibazo hanze shaha dumba hano ubushyuhe buri aho ngaho iwanyu burahari kandi ngo King nawe uhari ngo azanzima ngo aza gukora iki cyari warashyushye yewe rwose habi kigiye kutwikira telefone yahise ndayihagarika kigiye kutwikira nikidu ubushuhe burakwishe kandi nijandike ubundi mbaze ibibazo by'akasamutwe kambanza nzimye mbanza nkureho ndazimiriza he awe Ako duwabaye oya nga barebe bazodi barebe ngaho ngumeze gute twikira umwana ngwe nimero twikira umwana mwikire nde ngo nimero ngiye kuguha twikira umwana i Kigali reka twebyewe ushaka gukora ibyo ushaka byose Judy ushaka gukora ibyo ushaka byose ariko najye ukamura icyo nshaka ntabwo nshaka gutwika ntwika mu bishya ariko wese urantwikira hari reka tubanze ndakoherereza kandi ndaguhanuza nintabikora uzagaruka uvuga uti wa muntu yarambeshye kuri live as long as ngo ninda yambaye pe ngewe se cyangwa Duma
reba ubushyuhe uri hanze ni ukuri ejo hari 40 degrees sibyo no uyu munsi ni kangahe niwo munsi ni nka 40 ni nk'ivyo byose do reba izuba kandi nkwereka hano nuko harimo agacucu kamwereka izuba riri hanze ukuntu dore ukuntu hanze hacanye haracyanye pe hacanye none muri kumbwira ngo nge cyangwa ni dumba ntago ari ngewe niwe oya niwe wanyigishije ibisazi niwe kariya gatimba wari wambariyemo indani wagakuyemo yes we nagakuyemo gute hasi wambaye iki nambaye bikini oya hari ikiboro wari wambaye kireba gifite nk'agatimba nagikuyemo nyine wese kire kitwereke tureba aho ngaho kurana hano wazi nose ni shati nose ari kukijyana mu mazi kati kirebe se kandebe none uhagarara turebe bikini ukuntu usa muri bikini ndakuyemo none ako byose nako tangiye ubuturage umubyeyi kuzajya oya reka ibintu by'ubukeya muri mu mazi ni hashushe oya nawe narakubwiye ibi bintu ntabwo yari wowe waguye mu mafaranga utaka hakabaye harimo uwundi mugore umuntu utinya kujya kutwereka bikini uramenye iki Judy kamubaza ikibazo umukobwa wambaye bikini ari mu mazi aba afite ikibazo afite ikintu kibakoze ire dumba tuje tuvugisha ukuri aho nabyariye kabono kabaye nk'akimbwa yurira umugungukiyene yurira umugunguzi cya rwose wincuka umukobwa ikibuno cyanjye cyaragiye kijya ku mukobwa wanjye mbese urumva gusekeza ubu nawe nk'ihene yurira umugunguzi neza wabonye ukuntu ihene yurira umugunguzi amaguru aho ameze gutya nuko ubu usa urajya ujye kuratira ni ukuvuga ko ntabwo wiyizeye nta myizerere ntayo none se njyewe nkubeshye Krista ngo amagaye kangahe ni ukuri da ntabwo cyizeye ntabwo wumva nyine kushobora ubundi imbere nariyaminiyaga nkavuga ntasha Imana ntabwo rwose Imana hari igihe kwihera ibintu ikakwihera gutera neza hari umuntu wigize kwandika muri komenti nanjye aravuga mushangona guhego ngo ntabwo ngo nyine ngo ari muri ba bakobwa ngo bibizungerezi babandi baka nyine banyuraho abantu bakarangara ngo ariko ngo ateye neza nari nteye neza yanjye nari mbizi wahagurutse basi tukareba imbere basi imbere imbere na nyuma dushaka nta kabuno kawe dukeneye imbere se tu rega ndimo nubwo utabyumva rigekera ako utangiye kunshuka ntabwo ari ukugushuka iyo ukuntu mvuga nkaho ndimo ndashukana ariko ni ibisanzwe mari igenda ashaka kureba imbere ni ukuri ntacyo ureba navuye none se nta nubwo rega narakecuye dore gusaza si ibintu na Judy nutangira ibintu byo gukecura Judy oya Judy urabizi ko ntakunda iyo utangiye kuvuga ngo urakecuye none se uracyari umva Judy na King niyo yagera ntabwo twabura ikindi cyana umva kandi ako umenye unyanga kandi uri mu mubare w'abantu banyaga yagenda umva nkubwire ipata n'urugi ukurizi niba ari ibyo n'abajya babyibeshya badutega iminsi ngo muraje mukubitana imyuko ngo mukubitana amasafuriya umva nzategereza muhebe umushuti wawe Samusura aratubwiye ngo twereke ngo turi imfubyi Samusura ndagusuhuje ariko abantu bose ko bakwikundisha bo Titi Brown ngo aragukunda abantu bose ngo bagukunda kila mtu ngo aragukunda abantu ko bakwikundishijweho
oya abantu barankunda ndi umuntu w'abantu urumva ngaho haguruka wireka abantu bakunda bavuga ati nguyu ndi hano ubu se ubu King ari kundeba ndimo kwibalance ndi kwiyerekana aravuga ko ndi King se ninde? King niyo yagusanze imihanda. King nta kintu afite abwira abaturage, nta kindi hariya King yankuye mu bishange byo mu bishake umva nkubwire King utazamwubana nzamusuzugura. King niwo kuba urumva cyokora King yaguteye inda yari yarabuze. umva King umuntu uzamuvuga nabi umva nzamuvuga nabi inshuro igihumbi. Umuntu uzamwanga nzamwanga. Judy mubaza akabazo k'amatsiko. King nk'ubu ngubu mumaze iminsi mutari kumwe sibyo? Arahari ariko iyo mumaze iminsi mutari kumwe kubera hari ubwo agenda akagaruka nyine ari mu bintu by'akazi sibyo? Iyo King agarutse akaza nyine ubizi azashushe nyine anashuka byatara akavuga ati wana nje nkumbuye umugore wanje wana uwo munsi mukora amatura ngahe? Uratangiye umva nkubwire we nkora muri mudu dore n'ubutangiye kuzana ibyo bintu byawe rero kambande nivugira iki oya Judy mujya mutubesha ngo mufite abazungu ngo mwaragezeyo ngo mwakoze ikintu ibintu ngo byarabahiriye muri mu mazi dore watwiyemeho turakwere uri mu mazi yewe ngo ngurira yivu. Judy King yaje avuye ku isafari afite umushukwe agukora amatura ngahe ku munsi? ega wowe naje muri aya mazi kugira ngo nyine ibibazo byawe mbaza ntafite ibisubizo mwihorere nikinire n'amazi mureke naho ubundi nta birenze twibwire dore Samson ngo tuba dufite amatsiko. Judy guhamagaye kangahe? Yes sir nitabye reka nkubwire tumba wiseka reka nkubwire aka kantu ngiye ukavugana nabuze uko nkavuga ngo nkabwira abantu umugabo aho ari hose akwiye kubahwa yaba ari umugabo babandi njya numva bavuga ngo uyu mugabo ngo ni iki ngo ibiki no nta mugabo niyo yaba atagira ishati yo kwambara yayindi ihengamye gutya iriho n'ubuki ku rutugu ni umugabo niyo yaba agenda n'ibirenge afite umwate Judy ni umugabo Judy yes safi King tumwihorere amaturu ya King nta n'ukindi King se ni n'amaturu akete yihorere ni ushaka kunsebereza King wanjye ndavaho kuri ngaho yavuge ushaka kuyavuga yavuge. King is the best urumva ahubwo nimba mwari mukwiye kumuha nka award Hasson urimo uragira gutya award turemeye turaza kuyimuha ariko usubiza ikibazo cyane. Icyo kibazo ntago bakivugira aha ngaha icyo kibazo ni ntabwo icyo kibazo bakivugira aha ngaha basi tuvera ibugero ukimbwira nituvara ivurambwira ndakubwira yewe gahe ndakubwira urambwira amaturu King akora yavuye ku isafari ndakubwira urambwira Judy nashaka kumbesha ntago nkubeshye ndi bukubwire oye niwe na King ntabwo tujana hano ngo tujye ngo safi yakuraga ngahe umva noneho ire rero ako mbere yo kuza reko tubwire safi we yakuraga ngahe turekane na King. umva reka nkubwire okay basi safi okay tureka amaturu ya safi sibyo ubu ngiye kubaza ibintu akantu kazima akantu nyine akantu keza
kagire gutya kavuyemo amaturu sibyo hari ikintu ukumbura kuri Safi kavuga ati ikintu nari gikumburaga kuri Safi Madiba pe ubwo niko kantu keza rero wari ubonye imbaza ikintu ukumbura Jedi ubwo rero ngo urashaka umva Jedi Jedi bana what Jedi wamagaye kaga ariko Judita ayo mazi ko agenda yo gushuha jera nana yashuhira mba nkubwira aho nyine iki ariko Jidi nawe mbaze nkubaze nawe mbaza kwenda ndabona ibibazo bijyanye nta gishoboye ndabona binzonga gusa nta reka nkubaze rero bona ari ngiye kuza ngo tujye gutemana ibiti ariko nurangiza urandeka mbaze cyanyuma ariko urakibaza nyuma maze tumaze cyanyuma ndakibaza nyuma urangiye ariko ndashaka nicyo narimbitse cyanyuma nayo numvise ngo mu biti habamo ifaranga cyane byinshi hose umva ndavuga kakadumba igiti hanyuma nyine dukorera amafaranga hanyuma rero nguhamagaye nsanga wagiye mu Rwanda iyo nkwamagara nkakubwira ngo ndi seriye wari kwemera nkaza tugatema ibiti oya ntabwo wabishobora sheri gute nibi nakazi karuhisha cyane ku buryo umugore atagakora ese ari ukubaka no gutema igiti bw'icyoroshye ni iki wari wakora muri construction wabonye bayikora oya biragoye kurusha construction ukagikata kikagwa hasi nimba ari ukugikuraho n'amashami ukakigira ibyo ngibyo ni ibintu bigoye oya ntabwo ari uko bimeze nukundi biba bimeze birusha construction kuba bigoye ushobora kugenda umunsi wose ushobora kugenda umunsi wose wikoreye ibiro 5 cyane ibiro 5 bitanu kimwe bibiri niyo byaba abikorera umunsi wose utaruhuka oya ntabwo wabishobora cyane rwose noneho bakakubwira uba ufite ikintu umeze nkaho uri kurasa n'abasirikare ntabwo barasa umunsi wose reba nk'umusirikare uri murarasa akafasha imbunda ipima ibiro 5 ariko akarasa umunsi wose wana ndayireka nukubera it's okay ndabirekera uko bimeze wari uri mu biki hari umuntu umbwiye ngo kamera yanjye ntabwo igaragara neza iragaragara neza nta n'umuntu uboneka neza nkawe ku isi ewana uri mwiza shawu Judy thank you abagore batubwira ko turi beza urumva zarebe n'umuntu ufite ibinga ritendera ukamubwira ngo uri mwiza aratigisa ati ubwo rero abagore dukunda kuba beza iyo uri umugabo ukiyagutuka umugore ngo ni mubi uba wakisha oya Judy ibi ntabwo ari ukukurata ngo cyangwa ngo kubera nzi ko ngo abagore bakunda ubwiza Judy uri mwiza pe Dumba we ay thank you dore
Korora. Reka nkubwire rero kingi impamvu kingi buriya nazajya muheka nka kuriya meka akana kanjye ariko andusha imbaraga ntabwo namushobora. Kingi buri munsi uko abyutse arambwira ngo you beautiful. Nkibuka no yes bro arabi akanambwira ngo uyu munsi nakubwiye ngo nigize nkubwire ntabwo nakubwiye kuri mwiza akabimbwira nk'inshuro utabara. oya kingi niba kandi kingi ni igisore cyiza ahwe buriya koko ko nivugira ngo Imana iyo gutindijira gutegera bagaseka. Buriya kingi oya Judy nihazagire n'umuntu ukubesha nihazagire n'umuntu guki iyo uri mwiza duragakara ariko uzi ngo bajya bavuga ngo black is beauty. Noneho ubungubu rero bya bindi bajyaga badushyushya ngo makeup ngo ibiki ngo bra n'ubungubu nuko umwana yandiye urwara hano ku munwa hagize n'inzara nazikuyeho za zindi zintuzi za zindi zimeze zitya no za rusake nazikuyeho. Ubu gahunda ni ukuba naturere urukara rwanjye nkarureka gutya rukaburukara nta bindi. Ngabire na Deni urabizi kuri sheri wanjye ko turi positive njyewe nawe kandi turakundana. Dore Ngabire na Deni ngira ngo ntabwo akunze lipstick yawe ariko lipstick yawe nayo lipstick nayo nta birenze nayo nayikuraho. Oya yihore nayo nayikuraho dudo yihore baca umugani mu Kinyarwanda wakoze nayikuraho nge nshaka kumera nta muntu ngendera ku bye nge narisobanukiwe. aho yikureho turebe reka ndanyikureho do yaso lipstick wayitekereje nyako ubwo ko umwana yandiye urwara hano dore mfiteho akantu nuko nyine nari mvuze ngo reka nkagire lipstick mfite iminwa y'umutuku mfite ishinya y'umutuku so I'm proud. Urumva ngiye ukomeze kose ndikunda kuva hano kugera kunoza lipstick ishyireho turebe ukuntu uza kubusa ishyireho turebe ukuntu uza kubusa. Reka nyikureho rwose iravaho ariko hasigareho dukeya. nta kibazo ndutureho duke tuhita tuturebana. Ako sha Judith niwe warongowe. Dore ndi kwikuraho katurebe ukurimo arakuza yiki amazi gusa kireka afite ntuza rangete niyo yayikuraho neza. Rangete nayo ufite bashaka kugera kuzana rangete natosa mu nzu nkanyerera nkoko si yawe amutse bintungwe ntazanye isima si yawe anyway kaze ngende nyiza inzu ni yawe n'ubundi kireka niba utinya ko kingaza kukwirukana ngo inzu yurayandusha hari ubugabo bw'ubuzungu bumeze gutyo akasha inzu usangizo mfite yanyirukana muye nkajya muyanjye yawe iri mvira mu rugo nagane mvira mu Rwanda utumva rega ndi kuvuga ngo utumva ndi kuvuga ngo kingi ngo iki subiramo umugabo mvira mu rugo ntabwo ari araho yansanze mvira mu rugo nagane mvira mu Rwanda haraho yansanze ubuzima bwanjye uwo ni umugani bavuga ngo mvira mu rugo ntabwo ari mvira mu Rwanda. Ega du buno nubwo mba muri Canada mba numva ndi mu Rwanda umutima wanjye uba mu Rwanda nuko umutima wanjye uri mu Rwanda ubungu aho mba ndi hose bari kwitekerereza u Rwanda rero tureka n'abavuga lipstick yanjye ko ari mbi tubareke ahubwo abantu bari hano live batuye corona amatora bimeze gute ko mutaza ngo tugire akantu dukora kagendanye n'amatora. Corona umuntu utuye corona kubera kuva corona kugera Vancouver aho baza gutorera ni kure uraza kwicara mu rugo utorere mu mutima. Kireka niba kinga ashobora kwishura $1,000 itariki 15 ugahita usimbuka ukagenda Vancouver ariko twebwe turi hano muri yare turimo turadera muzeye wacu ngira ngo mwarabonye imipira mbanyambara buri ewan ahantu ro hose nigende nase wanyohereje agapira du wanyohereje ako gapira dore kuntu wowe mbeshye
ubu wakagombye ko waranyohereje ku gapira cya wakampaye kanyohereje ibi njyewe campaign nazitangiye kera nguma mabwa njya mbona n'ubuntu muri kamera ngo dumba bro ibi bibora abaskwera baba barimo baratangira ngiye nabitangiye amezi atanashize ngiye campaign ya president bro ngiye niyo ugiye kuri TikTok zanjye miliyoni zanjye zose zifite miliyoni views zose abantu baba barebye nambaye umupira wa president. That's good. Millions and millions of people are watching bakareba Mr. Kagame my friend dumba ibintu mbarabikoze kera ahubwo nanjye Judith baramagararira bayijyamo niyo mpamvu mba ntuje gusa ibintu byanjye biba biri mu bwenge cyane ntabwo bimeze nk'inzererezi cyane wowe ibi bintu iyo ugomba iyo ureba ibintu bya dumba ugomba gutekereza cyane urumva Judy abamoriyari turaza gutora ejo bundi 15 wowe uraza kwicara mu rugo urumva uvuge ati ntoye president wacu cyangwa kinga gutema ibike usimbuke uze moriyari cyangwa reka mbivugira hanga kuri iyi live yewe ntoye muzehe wacu Paul Kagame niho ijwi ryanjye riri ni campaign yose ndayikurikirana niho ijwi ryanjye riri nta handi so ubwo ndatoye kuko Vancouver sendi n'umwana mfite akana gato murabizi nta ijwi ryanjye ni muzehe kuko hahandi nyine mbaza n'abantu ba hano bazi by'amatora nabo dusengana barambaza amatora n'iryari erega muzehe ni umusitari no kurenza abantu bose bo kwisi ahubwo njya mbona tuzamupropoza urumva Canada nta na president igira akaza akaba president wa Canada akayobora u Rwanda kandi akayobora na Canada suzi ko tugira ministre gusa aho gatekerezo urakumva ndeka reka nkubwire na perezida yabayobora nabo muzehe wacu nawe yaza akayobora Canada neza akayobora ese uri kuki batagira perezida ubundi muzehe turamukunda urumva ibyo bintu utangiye kumbwira simbizi ndeka Canada reka nkubwire akuze ku mutima gasesekera iki ku munwa mvuze ibyo ntekereza none se ubwo kandi ntabwo ari ngombwa ngo dutekereze bimwe niba atari kubyumva ni igitekerezo cyanjye nigeze nk'uburanye rero so muzehe wabura ese ngewe uburanye abakire umvanya ngewe uburanye abakire ndinde muzehe ni uwacu kingi bamwita Grampa iyo abanyavideo baravuga ngo Grampa so kinga mwita Grandpa muzehe ahubwo muzehe icyo wakabaye kuvuga muzehe bafata ibihugu bya Afurika byose babyunge abe president wa Afurika wose icyo ngicyo cyakora ariko ibi bintu bya Canada bihuriyemo abazungu muzehe isategeka abazungu ntabwo dukeneye kuba tukwivangamo urumva se utazanye igitekerezo cyiza nyine ibi bintu hano tuba twaje Judy nuko amashuri yanjye ari menshi ntabwo nagusobanurira ibintu byinshi ariko rero ubundi twebwe icyo twakabaye turimo turasahura abazungu tuza wowe nk'ubu ngubu ugomba gufata umuzungu wawe urabona isimbi mode ibyo yakoze umuzane mu rugo hariya mu Rwanda investing ugomba kurepresenting usahura abazungu wowe uraho ngaho wicaranye n'umuzungu urya amaturo gusa Judy ngo mageka sahura amaboko yanjye ntakora ndi ikimuga come on ngomba gukora nkagoresha n'umutwe wanjye n'ubundi uraburi murakora ngo rero ngomba gusahura kuki se nsahura n'ubundi uraburi murakora Judy uri murakora twebwe tugomba kuba imfura kuki niba uburi murakora Judy tuburi murakora ngomba gukora n'amaboko yanjye exactly ntabwo ari amaboko akora gusa Judy wowe kora nuko umva n'amaboko n'amaso n'umubiri nuwarangiza ukazana mu rugo iwacu Judy reka kuzajya utinda ngo kandi amaboko nawe mwarayarenganyije Judy cool aho ngaho turabyumva kimwe rero ubwo rero kora
ukora ibyo ushobora gukoresha byose. Nka Isimbi Modo yakoresheje umubiri n'amaboko n'ubwenge azana umwinvestor mu gihugu. Isimbi Modo uramuzi? Ndamuzi n'uwiwacu se mu majyepfo. Isimbi Modo yakoresheje umutwe, akoresha umubiri. Umenye ko na perezida w'iwacu wari ubizi? Reka maze murangize Isimbi Modo, ndashaka ko ukora nka Isimbi Modo. Bose umva nyine najya nkubwira abantu bose bakaze bava mu majyepfo. Umva nkubwire nkurangirize. Isimbi Modo yakoresheje amaboko, akoresha umutwe, akoresha umubiri, atuzanira umwinvestor mu gihugu. Nawe dukeneye ko ukoresha umutwe n'umubiri n'amaboko byose utuzanira umwinvestor mu gihugu. Uraho urimo urakoresha umubiri muri Canada gusa. Ako dumba umenya nawe ushaka kunsakurisha kwiri zuba koko ukansakurisha. Judy, umuzungu wawe atumariye iki nk'abanyarwanda? Umuzungu se abamariye iki niba no dore Joshua kwandike ngo Judith ngo amagaye kangahe? Kuwo abana barimo barabyumva ati nyamara Dumba arimo arakubwira ukuri. Uri mu mazi ntabwo turimo turapfungukamo nkawe twakohereje nka ambasaderi wacu tukubwira n'umubiri tuguhaye n'uburanga tukubwira turi mwiza, genda Judy. Angela we yego. Angela yego. Dikoye. Dumba rero reka tubaza abantu ba corona uko turaza rero gutora ijwi tukaritoye. Abantu ba corona ntabwo bafite ahantu baza gutorera. Judy, hamwe none se nituvuga tuti tugafata nka video ati ngiye ntoye amajwi yacu bakayishyira hariya nayo bakayishyiraho. Corona hari population ingana gute muri abantu bangaye? Nzi abanyarwanda batatu. Ngaho mbwira ubwo gute abantu bakwarengingira abanyarwanda batatu kugira ngo batore. Muraza kuza Montreal hari abanyarwanda benshi. Patrick Kuze ndagusuje cyane. Ndi bro swagaholic swagapenda doya Dumba undemere ngure Lacoste ya Pique. Umuntu ashaka kugura Lacoste ya Pique. GBL headsets izi ni latest my friend. These are latest. They are wireless and wire. Ushobora gushiraho wire too. They can also have a wire. They can also have a wire goes here. They work. Okay, this goes into iPhone 15 Plus. Aho menyera ko iPhone ari iPhone 15 Pro Max guys, aho bayicagingira haba hajyamo aka kaboro. Ubwo bayicagingira iPhone 15 Pro Max nuko ntabwo bwa buboro bwa iPhone bwa bundi bwa kera bwa charger nk'izi charge kambereke izi charger murabona iyi charger ntabwo icaginga iPhone 15 Pro Max. Charger icaginga iPhone 15 Pro Max ni imwe icaginga Samsung. Ubwo Judith ntabwo aragura iPhone 15 Pro Max, ntabwo abizi neza. Iyo ngiyo ntabwo ndayigura, njyewe ndacyafite 13. Ubwo njyewe ndimo ndavugana nawe nkoresha 14 Pro Max, iyi mfite mu ntoki ni 15 Pro Max. 15 Pro Max urumva icagingwa naka ngaka gacaginga Samsung, ntihazagira umuntu ukubesha aka. Wow. Ndacyafite 13 kabisa. Rero muzavuge ngo mwaranshyigikiye ngo ndati ngo ndi umukene ngo 14 ngo zarabuze ngo sinzi. Zibaze hari telefone igenana nazo 14 na 15 Pro Max, na ubu ngubu 16 igiye gusohoka ejo bundi ndagura iyindi. Ubwo igikobwa nzaba nimo ndaswera icyo gihe nicyo nzagiha imwe muri izi, nzagiha 14. Ubwo hazi igikobwa ngiswere vuba vuba. Nta kundi meze umuntu
Nzanye live kugira ngo nkore iki kandi ubizi uko nangiritse. Niwo nanjye mba nakwihanganire nkagira ikinyabupfura nawe nyihanganira noneho gakeya amagambo nk'abiri gusa yonyine. ngaho itamatura nimba ari ukwita amatura. Oya mba nakwihanganiye kabisa.